agira ngo mvuge byo okay no nci wenda ntajya kure yes marina tujya korana cyariko nasubiza amaso inyuma nanaganira na Badrama ganira ko aho umuntu kucyavuye hano niziye mpamvu byaremeze bite baganiriye kirekire mbwira amasezerano mbwira contract z'ukuntu zari zimeze byose so nyuma ndavuga niga nkavuga no ntabwo najya guhemuka ko ni ibintu byashobora no kurangira mu nkiko ngiye ku giti cyanjye nibo baje banshaka nuzi ibiganiro byacu na Marina na nuze byari byarageze kuri Aristide nyuma urumva maze Marina ko tagishobotse ya Aristide ko bitagishobotse ko twarakora na bombi yego nyuma rero tugumana akavuga ati none se kubona ukuntu byari bimeze projectos ari zigeze bangurije amafaranga runaka umuntu mwari mugiye gukorana ibintu runaka wenda ureba n'ibyo akubwira ko se mirone shaninze mpazazikura yego alright reka tubasuhuze abadukurikiye by'umwihariko abakurikira JALAS official abadukurikira kuri Flash FM muri Flash Network mwese twizere ko mumeze neza cyane hanyuma nkuko muri kubibona kuri kamera ndi kumwe n'umugabo ndakunda kwigaragaza cyane ariko nzi ko afite byinshi asobanuye mu muziki wa hano mu Rwanda by'umwihariko kuri new generation cyangwa se kiragano gishya kubera ko ntekereza ko nawe yatangiye kubizamo muri no minsi ya vuba cyangwa se kwinjira muri no business byeruye muri no minsi ya vuba Emile ndakwakiriye akoze cyane ubwo turakoresha Kemlison Emile Kemlison bose no ubwo wenda tunatangiriye aho Emile ni personality ni wowe ni umuntu ku giti cye Kemlison wenda wayigira ikivugaho Kemlison quality imezite sa nk'utanga introduction kuri Kemlison wenda ku muntu wundi utari ngiye ko ngenda yize en fait company twa Kemlison Entertainment so ibyikora ni ibintu byose urumva byane na divertissement harimo event management harimo gufasha abahanzi harimo wedding planner harimo en fait ikintu cyose kijyanye n'ikirori niho muza niho bibera so uraza tuvuge yaje ufite nk'ubukwe aho ati wenda ngiye mfite budget yangaya nkabo gukorera ubukwe nkabo wenda mfite birthday party kaza nkaguha planning nkayikorganizira nyine do A Z ngo ibintu aho bigeza aho isigeze usibye wenda mu Rwanda ntago biragera cyane hanze uragenda ukavuga uti genda shaka umuntu ntegurira ubukwe kujya gushaka abadecorateur kujya gushaka amasare kujya gushaka abagutekera ibyo byose ntubikora ukavuga uti genda mfite mulo zanjye mfite budget ndaje ndariguhaye ndabigushinze so muri make nk'ibyo dukora urebye uvuga ngo muvuna abantu amaboko kuri budget zabo mukabafasha kandi urebye akenshi nuko wenda tutabyitaho hari n'igihe usanga bihendutse kurushwa byikorera yego kurumva nimba tuvuge jewe ndiringa n'amasare runaka wese ari bayigura miliyoni nge bayimera 800 so nimba abateka ari abanjye ibintu nk'ibyo ari igihe ureba at the end ntuvunitse ibintu birahendutse ikindi biri ku murongo yego ikintu tugurisha cyane cyane ni ibintu biri ku murongo punctuality cyane bijyanye n'amasaha ntabwo tuvuga ngo reception yatangira saa 8 ngo uzusange saa 9 baracyadekora ya ibintu byacane ku masaha nimba ari saa 8 turaguha schedule meze gutya na gutya nawe ukayikurikiza urumva nabo tuganira nabo kugira ngo nabo bidufashemo by the way evenement yabo you know so urumva tubafasha gukuramo two tuherere twose kabahindukira umuntu ntafate konje y'ukwezi kugira ngo ajye gutegura ubukwe bwiwe komeze yinjize so ndumva ni umushinga mwiza kandi ubereye abanyarwanda kuko igihe kiba kiruka byaba byiza rero buri wese agize icyo abirebamo akareba niba yakwegera Kemlison mu byo nzi ko arimo no gukorana n'abahanzi cyangwa se gufasha ndetse no guteza imbere impano mu buryo bumwe cyangwa ubundi ndetse nzi ko mwari mufite Ishkevin wenda bikaza kurangira bitakomeje nabyo wenda ntago byagiye bivugwa kenshi cyane ariko ni ngombwa ko tujya tubivuga kuko Revo Ishkevin yari ariho mu mufata uko nabibonye nabonye hari bihindutse mu bijyanye n'ama projet ari aba producer bamukorera ari na qualité n'ibiki so Ishkevin ubundi ngewe wenda nshobora kuba ntabizi neza ntafite amakuru ariko wambwira mwakoranye kuri Toto Mtoso na
n'amakosi gusa cyangwa wenda ari n'ukundi kuntu mwakoranye cyangwa se wenda muracyanakorana wenda nuko bitari kontra byose wabidusobanura. Kevin mbere ni umuvandimwe by the way. So ni umuvandimwe, he's a cousin. Yeah, twarakoranye kuri Toto Mutoso, dukorana ku makosi bya the next pop star byose urumva twarakoranaga. So buriya rero hari igihe kigera ukavuga uti wa mugani wenda reka imikorane ihagarare hakomeza ubuvandimwe busanzwe. Buriya gukorana muri abavandimwe ntago biba byoroshye. Buriya sometimes bagoye gucuzinga wakwemerwa gukorana n'umu étranger. Umuntu utazi ibintu ni A B ni B. Ko umusangiye ni komeza like umuntu uri strict muri ku murongo n'ibiki byose. So yeah, bigiye cyeko ati you know what wenda nka direction cyangwa nk'uburyo mureba ibintu atari bumwe kugutoke no kugira ngo wenda muzapfe ako kazi kawenda kaje ku ruhande akomeza umuvandimwe turavugana n'ubungu kana naje kumureba. So urumva ni ibintu naho ngaho babimeze ariko korana twarakoranye n'ubungu of course nsabye ubufasha nawe muhazi. He's a family member. So yeah. Nakanyuzemo ariko se wenda utunyuriyeho ku gatoya ameze ate ngo ameze neza hari icyizere cyane. Okay, ameze neza nta kibazo ubu hari icyizere ni sawa reka ne kubitindaho. Hanyuma Kemlison wenda avuze uti twakoranye kuri Toto Mutoso dukorana kuri amakosi kugeza ubu hari abandi bantu ufite nyuma y'icyo gihe ko nabonye we yaradeclaye avuga ko nta takiri under management ya Kemlison nyine donc we yarabivuze ariko wowe wasa nk'uwacecetse witumera nkaho tuje wabaye DC cyangwa wenda uri kwiga ikibuga. Yes aramufite harimo nawo turi muri negotiation by the way. Yego. So ariko hari igihe ntuze event bakavuga utereka ibintu bashe bivuga ko ntago ndi umuntu ujya muri media by the way n'ubwa mbere nje muri media kuvuga. I know. So urumva nafatishije nyine umva nabyo simbizo sago n'umuntu ujya n'umuntu ukunda kujya muri media. So urumva hari project ziri mu nzira hari abo tuganira hari biki ariko ibintu byose nyine ni buhoro cyane muri ibi bihe bya covid n'ibintu bya entertainment imeze nkaho kusa. So urumva iyo uri umu investor mugitego rye ureba hana amafaranga azagarukira sibyo. So ushaka kuvuga ngo tuvuge nka Kevin nshaka kumushoramo nibwo ntavuga ngo nda amafaranga ndi gushora azagaruka ariko yize kazi nuko namufasha. So icyo gihe ntago mbibara nka investment. Ariko undi muhanzi nafata cyangwa iki ngomba kureba kuri kote y'amafaranga azagaruka muri ibe rero uburyo amafaranga garukamo uri limit. So yeah, ikindi iyo ufata umuhanzi ukiri muto yo gitangira kuzamuka ntabwo utekereza mu kugarura investment za imyaka 2 mu mwaka umwe ijana ku ijana. Numva ni ibintu so urumva ni ibintu planninga n'abantu wenda turi mu biganiro discussinga ngo maybe mu kibuga cy'abakuru gafata nk'ukuze agakavaringa umuto yo hari. So yeah, ni byose ni intuzi kuba ncecetse muri ibi bihe by the way ni ukora bucece mbara ko nabyo. So arakuntu ugenda ukabanza gatekera mu gikono gakaranga ubundi gaturitse ubundi wafungura umuryango mu rukinje kabisa ndacyatekera mu gikoni sindawufungura. So yeah biracyara ariko abahanzi barahari hari wenda nk'abantu bose urabazi barabatetse nabo barahari ese ko ngubu nabo urumva muri iyi minsi kwikonsantra mu bintu by'ishuri cyane modern kuririmba cyangwa se niki urabanza ko nabo ungu ni nk'abavandimwe nabo ntago nabita ngo very business wise nabo baba abavandimwe. So yeah. Hanyuma Emile wenda hari ikintu komoje uravuga uti iyo umuntu agiye gushora reba n'uburyo azagaruza yaba ariyo mpamvu numvise ko ba Marina miliyoni 5 wazibimye bakakubura burundu. Ntabinye miliyoni 5 gute bari miliyoni 5 bagomba kuba hano uko nabyumvise urumva wenda declara urumva numvise ko ngo hari projet mwe mufitanye yo gukorana ugakorera kwa Element ukabaha ngo miliyoni 5 donc za investment noneho nyuma ngo biranga nabyo nyuma bayagusaba nyine nk'inguzanyo nabwo ngo babeyebamba nuko wabonye bitazavamo cyangwa bagira mvuge byose koko ntago dubona aho dubona kudakubwira nk'ibyo agira ngo mvuge byose. Okay no nci wenda ntajya kure yes Marina tujya korana ariko akora nyine buri kintu cyose ubanza ukicara ukakigaho ukareba n'ibiki bati umuntu kucyavuye hano
sinkunda guhemuka nani ushaka kumufata nkagenda nkamukoresha tugakora tukazamuko cyane cyane ahantu ageze ahantu heza hari nk'umukinnyi ureba ukavuga uti nk'umukinnyi ugeze aha ngaha nta ekipe yamwanga nawe Marina bamugaye uyu munsi ejo mu gitondo ngo managing mufate wamufate ntiwamwanga narwana nawe ariko bikemera ntago wamwanga so urumva rero ni icyo kintu ureba yes ukagitekerezaho I was interested very interested haganiriye n'ibiki ariko nasubiza amaso inyuma nanaganira na Badrama ganira ko aho umuntu kucyavuye hano niziye mpamvu byaremeze bite haganiriye kirekire mbwira amasezerano ambwira contract z'ukuntu zari zimeze byose so nyuma ndavuga niga nkavuga no ntabwo najya guhemuka ko ni ibintu byashobora no kurangira mu nkiko by the way niba ufite umuntu tuvuga afite 10 years afite copyright so niyo namukoresha none se namukoresha ntazari imidirimbo nimwe yiwe muzakera biragoye icyo cyese mufashe nk'umwana mushyashya kandi nawe wari umukeneye nk'umuntu uri kuri standard ariho umuntu ugeze ahantu runaka so bya nyuma ndi retracta ndavuga nti hoya karimo n'ubuhemu yabashoyemo munaraje kwakundi bavuga ngo wirereye umwana mureze mugize gute cyo mu gitondo haje ntaramwanuye so urumva aho harimo n'akantu k'ubuhemu kandi ntuzapfa umuntu n'ibintu by'amafaranga n'ibintu biri hanze gutatu biranshimishije cyane kuba uvuze ko waganira Badrama ni mu buryo bwa business bikunda kugora benshi ku buryo wenda ashobora kuvuga ati no kumuturitsa reka mbirangize kuba warafashe uwo mwanya ukavuga uti kanganira umuntu wari umufite numve aho wenda byapfiriye cyangwa se n'ikibazo cyangwa se nuko bimeze numve niba nta n'izindi nkurikizi kuko Badrama mu bintu yaravuga ati izina Marina ndifiteho uburenganzira 100% ni ngiye urumva nanjye ubwanjye nabibaje Marina namase wari kwiyita Marina ukongeraho hash cyangwa se wari kwiyita Marina Deboha ari ibintu wenda ushaka gukina you know Marina niyo wakuraho letter imwe so uko wabyandikije ntago babikiri kimwe harimo njya konoka nuko turwanse ngo Nike aho kuba Nike so ikaba F gero ni tuntu turi ntuze twitoto ariko nanone ni cyane cyane kuri side yo kudashaka guhemuka ngiye ku giti cyanjye nibo baje banshaka yego ntago ari cyo umushaka so nta iyo mari ugiye umushaka no kuvuga nagomba kubyicira Badrama nkavuga ndashaka kurekrita umukinnyi wawe umuhanzi wawe kamuje gutyo so akama condition ariko mu gihe undi ari uje kundeba it's very different biratandukanye ngiye ushaka kuza ukandeba ukambwira utimeze gutya na gutya okay tukageringa in tugakorana nibiki ariko nyuma nyine urumva nasubiye inyuma ndareba nganira nuze ibiganiro byacu na Marina na nuze byari byarageze kure Aristide byari bigeze kure more than that so urumva ningire wasubiye inyuma ndavuga nti ibintu ntago byaba birimo akarengane cyane cyane umva twavuganye mbere ya press conference yakoresheje yego na nyuma turongera turavugana mbere tuvugana nanambwe ko bimeze hanze yawe yaraje kundeba dukorane n'ibiki bahanganiriza atariko urumva nimba ushaka umuhanzi wanjye ngo ni recruitment mu cyangwa ntabwo ariko urumva nimba uje kundeba ntabwo kiri recruitment wenda nyambwiye ko amasezerano agiye kurangira n'ibiki ntisatsongera tuganire na press conference nabwo turaganira nyine njyana ko n'amasezerano yabarameze bisesuye so na nyine mfata kimeze nk'umuntu abanda bwa ntino nta mpamvu ndabireka rero ndabihorera so tukaze rero gutyo kiri cy'amafaranga biransekeje cyane kubera yuko amashaka kuvuga umuntu negative amashaka kuvuga wabuze uko bivuga negative cyangwa gusebanya ariko nyuma urumva maze Marina ko tagishobotse ya Aristide ko bitagishobotse ko twarakorana bombi yego nyuma rero tugumura akavuga ati none se kubona ukuntu byari bimeze project zari zigeze bangurije amafaranga runaka ntabwo ntayo mfite simple as that ntayo mfite urumva umuntu mwari mugiye gukorana ibintu runaka wenda ureba n'ibyo akubwira kuvuga ko se miliyoni 5 ninze mpazazikura niko zinsubiza ni ikibazo n'urugero ntazi ntabwo wenda muze ko ariko byari bimeze so ayari yose ni ibintu bara yes ni miliyoni 5 nkuko wayivuze ubwo wenda uzaho wabikuye nk'imbare ya Aristide abikubwiye cyangwa nde yangujije ndambwira nti
ntayo mfite karyo ureba ko gutuma umuntu sitwa tugiye gukorana gutya na gutya kujana amafaranga uzi uko bimeze uko situation imeze ABC so yeah ibyo cyo ngicyo so urumva rero ariko ibyo bindi byo kuvuga ngo nayo numvika ngo nayo ko element kubishyura amafaranga aho that's not true. Okay, byo ntago ari byo 500%. Sinzi aho byavuye ngero wenda bishobora kuba byarahuriranaga wenda na projet yari afitemo Marina wenda bikaba ayo mafaranga wasabwaga cyangwa se ayo mafaranga we expectingaga ziza guturukaho ari yashobora gutuma ibyo biraninga kuko ntekereza ko byamera kose n'ubundi kwa element Marina afite yo projet ko biri kose so rero birashoboka ko byarahuriranye tu sinzi nimba afite yo project cyangwa si byo simbizi byajyanyweho nawe na Aristide tu veux dire cyangwa rajyanyweho na Marina na Badrama before nyine byari biri mu maboko ya Aristide ariko nyuma yuko asubiye kwa Badrama bishobora kuba byarahindutse cyangwa byaragenze ukundi kuntu ariko nyine iyo version ndi kukubwira ni igihe ari kumwe na Aristide ariko yenda gusubira na Badrama uretse kuki atamugumanya Aristide nimba yarigeze kugira amaboko ye ni ikibazo wabona amaboko atarigeze agira ubushobozi bwo kugumana Marina niba yarakuzeyo nyine nk'umuntu uraza nk'umushoramari akaba manager urumva biragoye kandi ikintu nyikubaje Aristide yasubije kenshi yagerageje kuvuga no kudefanda ibye kandi Badrama uburyo yagiye avuga ibiro ubonaga ko agenda komoza kuri Aristide ariko akavuga ati bizamenyekana bizajya hanze donc urumva ako kantu kasaga nkaho karimo urumva nkuko uvuze ngo wanze guhemuka hasaga harimo ikintu kimeze nko kugambanira Badrama nk'umuntu washoye nk'umushoramari niyo mpamvu uvuze ni ikintu kigire clear hanze niko bigaragara nge naho nshaka kunyura muri detail ni yes ni Aristide agambanaga Badrama ntago mbizi sinzi nimba nicyo bapfa kintu twarana bakorana nyine bisanzwe like umukozi na boss so kuvuga ngo wenda arimo akagambane ura n'igihe umuntu ushaka kuvuga igihe maze imyaka 5 nkora muri company ariko wenda abona change tumashaka guhindura ndumashaka kujya mu bindi bintu nge niko nayibonaga wenda nka Marina akavuga ati wenda hano hari ABC dukora kurumva of course mukuza kundeba hero nanyerekaga bitagenda neza muri domain kugira ngo aze korana nanjye wenda kareba na potential mfite akavuga ati this the real person yo gukorana nawe you know ko ngewe ntago n'umutwe tuzanye personal umuntu waje namupresenta twifuza gukorana nawe mana insuri inyuma nyine ndeba impamvu bashaka kudukorana n'ibiki ko gutoke umuntu anageze ahantu heza cyane you know anageze niyo wamufata ukamusinyisha 50 you know losing wacuruza ariko kareba none condition ibintu biri inyuma twe n'umuntu n'ibiki ABCD so kuba harimo n'ibibazo by'amakopyright ari n'igihe byari kurangira mureganye mufunganye of course ni ibintu byashobora wenda gufungwa ntago byamo gufungwa ariko iyo ko ibyo ngibyo ntago biri criminal ibyo ngibyo ibyo ni ibintu by'amafaranga ibintu nk'ibyo ngibyo ariko kuki ujya gupfa umuntu ibintu nk'ibyo ngibyo kandi mushaka kubyavoidinga before nta mpamvu none se nyuma yaho wenda ni ikibazo cy'amatsiko waje kuvugana na Aristide uramusobanurira arabyumva na Marina byaragiye nawereje leta ko kenshi buri ikintu cyose uzajya ukora ujye utekereza akantu ni back akantu gashaka kuvuga ati burya ijambo kurindi ushaka kuvuga ati wenda navugiye gutya mbwira gutya bikaba ari ry'amagambo ariko mvuze ngo namwereje irete rimusobanurira ibintu nk'ibyo ntaba kandi namubwira nti singize narabasobanuriye n'ukuntu nabibonye ni byari bimeze hano twari tugeze ntabwo tuzakomezanya komeza inzira yanyu nanjye nkomeze yanjye urumva rero ni naho nyuma yaho yaje kunguzaho amafaranga urumva ntago uvuze ngo nahise nceceka cyangwa iki urumva nyuma habaye communication somehow of course ntago babyishimiye wenda yarebaga kure ko n'ibintu twari twapanze byabaye plan dufite projection nziza kabisa no twari dufite projection dufite plan ibintu biri byanditse nyine like ahantu mwageze ama contract no ibintu byageze kure so urumva ikintu cyose uburyo uzajya backing every time back yourself true nibyo urumva ufite sinzi umuntu ejo bundi wambwiye ngo magana baramaje ngo Kemlison ngo aravuga ngo Kemlison ninde
nanjye twari twigendera mu modoka bambwa nti it's okay ntacyo bintwaye nanjye rwose numvaga asa nk'utakuzi tuganira mwaraganiriye nakora ikiganiro pe ngo nari mbizi twaraganiriye nyine igihe yari yasohora indirimbo ye ejo bundi ndamubaza se nyine kuva ishu nari nyizi njye arambwira ati ntabyo nzi numva mbona ko ari muri condition yo kwisohora mu kibazo kugira ngo kitamubana kinini ariko nabonaga ko nyine wenda ashobora kuba akuzi kuko urumva ibyo byose mwaravuganye mwarahuye urumva iyo ni deal yabaye wenda iba ari ibintu bihura na business bitagomba kujya hanze cyane ariko byarabaye ntibyarangiye neza ngo yishime nkuko yabyiye urumva of course nyine nibaza azamo iyo deception you know ura kugira ngo uzavuge uti mvuye ahantu ndongenda ndahagarutse ariko harimo n'akantu ka maturity ukuntu ka maturity umuntu akubwiye yaraje akubwira ati meze gutya na gutya na gutya ntufate umwanya nawe bitekerezeho biganireho wenda biganize inshuti n'abavandimwe n'ibiki so kandi sinibaza ko magana yarabanye nabi na Badrama ko nabibonaga nk'umuntu wo hanze nk'uko mwabona nta nibaza ko ari umuntu bari babanye nabi kugeza aho utekereza kumva yuko contract ya 10 years nyuma y'imyaka 4 cyangwa 3 ushaka ngo ndagiye gutya nta nkurikiza abahanzi bacu akenshi ntabwo babaza ama contract yabo by the way nabyo bimubagonga uraza ugasa muri contract asomya ahantu handitse percentage ziwe nta kindi arasinya hasi n'indirimbo yemerewe wenda akavuga ati n'amakorabo ibyo nabyo akenshi hari igihe batabire bakavuga ati wowe tuzagukora uzajya ngahe gusa wakareba percentage n'ibiki byose bijya biva abanzi bacu ntabwo ari ibintu byoroshye bijya biba ariko n'abashoramari nabo kuko nka press conference wenda nk'uwo twari turi kuganiraho Badrama press conference yakoze aganira n'itangazamakuru ukuntu Safi batandukanye yamenshoninzemo ikintu cyadutunguye twese aravuga ngo Safi niwe wadraftinze contract ngaraza arayisinya nk'umushoramari kuvuga ngo wasinye contract utayisomye neza nyumva ntago hajya muri uburyo abantu runaka banegotiatinze hari ngiye umuntu yari kubirogereta ako kanya twari turi muri uwo mwanya ari kubirogereta muze contract nge ama contract urefata umura yakayigufashamo akayigukorera so you know kayifata mukayisinya mukenstempa mugakiraho stamp karangira ariko nyine bra contract nk'umwana n'umuntu contract making sure ko byose yabyumvise yego ko yumvise copyright cyari cyo hamwe n'abantu atazi copyright ubu batangiye kwimenya ubu ngubu copyright ni ikintu cyari kimaze imyaka n'imyaka ariko wenda ubu ngubu mu Rwanda nibwo dutangiye kuyumva kumva akamaro kayo twayivuzeho kenshi cyane nkikora muri Sunday night ariko ukabona nta ibintu bitenteresheje abahanzi ugasanga usinye ntuze no kumubwira uti kora YouTube channel mbere byabaga bigoye kuba ati yikize tinza zishyira kuri Afrifame niho zirebwa kumva nta si byose so ugasanga umuntu amusinjije ko copyright akaba ati copyright zose niza label ntuvamo nyine indirimbo zasiga hari za label ukumva yuko ejo mu gitondo wagenda ukazijyana ngo umva sometimes iyo gira icyo twaganiriye wanyumvisha uburyo copyright ari za marina 100%. Cyangwa baje kureba nshaka kuganira uko isawa ntabyo hasinya ariko at the end you maze kujya muri contract ye ugasanga siko bimeze birakugonga kose birakugonga nimba arimbye indirimbo yo tuvuge agiye muri concert runaka arimbye indirimbo yakoreye kwa kanaka ufite ikigomba kumugenera ni hamwe niyo yayitera gusa so urumva rero ni ibintu nk'ibyo nyine akenshi tuzajyamo ngo ducukumbure ariko akenshi nyine bigiyemo so yewe nda Jorgette ko yabifashe nayo cyangwa byarangiye nako nizere ko hari nk'isomo runaka byamuhaye agenda ndavuga magana cyane you know nizere ko hari nk'akantu yakuyemo kudapfa guhubuka cyangwa kugendera mu kigare you know kana kararira kubwiye ngo bimeze gutya na gutya ngo uriya muntu nta kigenda n'ibiki ahantu yagukuye tukibagirwa umuntu yadukuye first of cyo nicyo so urumva yes nari ngiye guhubuka ku ruhande rumwe kwa kundi nyine wicara ukashyira ibintu ku murongo you know amakarita yawe ukayakurikirana uko ugomba gukurikirana ukavuga uti you know what nari impubutse cyangwa nari impemutse ko hari ikintu hari igihe tugwa mu bintu tutabizi anyways wenda icyo nicyo nabivuga kuri iyo story nubwo bitinzeho bitinzeho cyane ariko nyine you know yangane none se ugira ngo abantu no bakeneye kumenya ukuri urumva ikintu cyari kihariye Aristide yaravuze bazi naho yaragiye bari bazi n'umuntu anaga ahubwo unshyize hanze
ihangane nyine ubwo bazavuga ngo ni ngewe utwitse marina ni ngewe umurangije umukobwa w'abandi hari igihe ari n'isano ahita kwandikira ndamufana n'umuhanzi mwiza ariko ibyiza biri imbere azazamuka pe true. Hanyuma Kemlison wenda tugarutse kuri projet wavuze uti imishinga ibihari ariko wenda iri mu gikoni hirya iyo ngiyo wenda umuntu abimenye nyuma bisohotse wenda ubu ngubu hari umuntu urahanze aha ubundi mugendera kukimufasha abahanzi kuko urumva nk'umuntu udukurikisha avuga ati ariko umuntu se abahe akora iki abikora ate donc ubwo ndi kuvugira abahanzi ko ari cyo gisata cyane mbamo ariko wenda ushobora no guhita utanga adresse nyirizina y'uburyo n'undi muntu ugukeneye muri zindi service uri umuhanzi ushaka ubufasha ntakubura believe me ntabwo akubura ntabwo navuga ngo wenda ngo ku munsi mbona message 20 z'abantu bansaba ubufasha ariko ntago babura barahari benshi tureke no mu bahanzi umuntu gusa kugisha inama ati ndi muri ibi muri direction akenshi umuntu arakohereza indirimbo ati uyumva ute kinkama nka comment nkaje nka Emile kamivuge gutyo ntago ndi umuproducer ntago ndi iki nkama comment zanjye nk'umuntu ufite role musical kuntu mbyumva abo barahari benshi ati wamfasha iki nkavuga ni wenda asubira muri studio cyangwa asubira mu ikayi ko ugiye ara ntago ushaka kuvuga ngo umuntu wese ushaka ubufasha wabumuha hari n'igihe umuntu akohereza nk'indirimbo rwose ukavuga uti giye nkugira inama umuziki wureke umva curuza karito cyangwa ubunyobwa ya mu mirimo y'amaboko shaka ikindi kintu kubera yuko ngiye ndumva ariko urumva ntago ushaka kumubwira ngo umuca intege biri sweat ngiye murana n'abantu benshi harimo n'unywereza nka karoko uyu muntu reka mpure naye muganirize mumve direction yiwe so ariko byo ibindi ibikorwa byo hari byinshi ndi gutegura harimo n'ibyo n'amakompetisiyo kugira ngo gushaka ntuze impano nshya ariko young generation nkubwiza ukuri cyane mu Rwanda iragoye discipline z'abana bacu ziragoye ariko nyine tutabikora se bigomba gukorwa ni ibintu bigomba gukorwa kurwara nabyo gusa byo icyo uvuze cyo nicyo muri kure y'ukuri iragoye ariko still nyine nitwebwe tugomba kuba hafi kugira ngo tumugire inama zamuka agire ntago twabareka ntago twabareka kandi nanone umuntu wese aragenda yakumva abasha gufata indirimbo mu mutwe agatumva ko yaririmba kera narenze ko ndi umuririmbyi wa danje buriya uzi muri douche ndaririmba nkumva ndahoga n'ubu muri douche ndyo nkaririmba ariko nyine ndabizi ko atari ibyaye umukobwa wanjye nabaga nzi kuririmba hagira umutante uririmba muri korali y'abadive naba ndi kuririmba kandi ibi ni ibiki uri kuririmba kuvuga ariko mbarumva nagahejeje entertainment ndayigiyeho kuva kera nabwo kera nakoraga n'amaspectacle kwinjira ari 50 nateguraga amaspectacle muri quartier nko mu wa mbere secondaire muri quartier gutya gakora fiche ya Ntwaribura apete muri quartier Ngoma Salama ari byo wibutse abagengo mu yacu utari baragibuka barabyatara amaspectacle kwinjira igice cya 50 uzisisi kwagezeho nkakirifu mu mutwe akora break dance kwifu yawe ambura kwifu yanjye muri tenti kuri podium tukamena poudre kugira ngo hanyerere kuza kundeba utanga igiceri cya 50 ku muryango nkashyiraho umuntu kishyuza amafaranga kama nkashyira umufuka nkataha kigera ryareme kera my friend kera ntumbone gutya ndashaje ndakuze muri za 2003 gutya so urumva harimo ikintu kiba kikurimo nyine ari icyawe so modern kubanaginga abahanzi by'abahanzi so umuhanzi rero icyo gufasha iyo umuntu nk'ibi by'amantuze by'ama event ndebye n'ibintu bikoranaho biruzanya ufite platform ushaka kuzamura umuhanzi wawe n'ibiki so ariko ngubu biri gukorwa urumva gukora ama event bishobora gutuma unamucuruza the same time namucuruza kimwe nuko uriya iyo ufite umuhanzi umwe babiri ntago bura contact z'abandi bo ku ruhande baraho ngaho so ushaka guplanning ikintu nko muri event runaka bateguriye umuntu akaba ati wenda ndashaka uyu muhanzi kumugeraho biroroshye iyo muri game kurusha
ntabwo navuga ngo guhenduka sometimes na deals bazitandukanye hari n'igihe zakabigukorera ku bujama ukamugura fanta ukama transport so bitewe n'uburyo nyine n'uburyo umuntu mubanye hari nk'umuhanzi ushobora ku approachinga wenda wakaguca nka miliyoni njya kanca 200 cyangwa akambwira ati ni gift kugira ngo nawe uzamuke so you see ni ibintu nk'ibyo ngibyo rero sasa so Kemlison Entertainment hari website iri gukorwa ubu ngubu yakoraga ariko nabanyagaritse ko ndashaka updatinga kugira ngo ije ku rwego hari IG Kemlison Entertainment hari Twitter Kemlison Entertainment so byose birahari ngubu birakora nubwo bitari gukora ku rwego rwo hejuru ko ntago urabanza ugategura ibintu bya mbere ku byasasa cyane yego ko nawe ntago nshaka kwinjira mu kintu ucumbagira kwinjira bura nimba ugiye mu kintu si byiza kuba kazuyazi mu kintu nimba ugiye mujyamo nimba twitse twiga ni hashyi cyangwa hakonje hashyi cyangwa tumenye ko byanze kuko ngayo ngo kuko bimeze Kemlison rero twaganiriye byinshi cyane reka ngushimire kandi wakoze kwitabira ubutumire bwacu ubwo byari bigoye ndabizi neza ko kugufatisha urabyemeye nkatekereza nkavuga ni kuko maze kubyemera abantu urumva gusubira inyuma rero byana umva byari byarangiye oya nicyo cyiza nyine cyo kuba umuntu uri seriye mu kazi contract nyine nta kundi nabyemeye ndavuga ni my friend n'indi boga masi ndavuga nako se umutipe anyongoje gayo ngo ikiraro nshaka by the way nakongera nakizeho ndashaka kimwe kingende muri Kemlison nshaka no kumenyekanisha abahanzi bacu hanze yego abahanzi bacu nta mashow menshi bakora kuri diaspora nyarwanda yacu ngira ngo icyo kintu wamugani nk'umuntu nawe ushobora kuba byorohera tembera n'ibiki byose kuhagera nano nshaka gushyiramo imbaraga abahanzi nyarwanda nkubwiza ukuri barakunzwe hanze muri diaspora nyarwanda abahanzi barabakunda so kimwe mu kintu nshaka gushyiramo imbaraga n'ibyo kwegereza abahanzi bacu abo bandi bo hirya no hino n'ibiki byose ni investissement n'ibiki ariko ni ikintu cyo kigomba kubaho kinirwe so nitwumve ko turi urabe wumva mutima muke wo mu rutiba so waniyo gahunda nyine turi mbona abanyarwanda turi roko cyane turi roko ntabwo twexpose abahanzi bacu bajye hanze bajye kureba nyine abandi banyarwanda bo hanze uburyo barabakunze experiencing iyo si bareba ukuntu bimeze usanga umuhanzi mu Rwanda inzozi afite ari gukora igitaramo mu Ubiri gusa kuko wenda ariho bikunze kuba ariko ni ngombwa ko n'ahandi hose harahari henshi haba no muri Afurika haba muri Aziya muri Europe haba muri Amerika barakunzwe pe so nibaza nimba habura abantu babishyiramo imbaraga nimba habura aba investor cyangwa nimba abahanzi bacu biremereza kugeza nyine ntabwo ndabimenya cyane ntabwo ndamenya kuri iyo ngingo yo ndabihakanye nanjye ndabavugiye nta bahanzi bacu biremereza none iyo mvuze kwiremereza ni mu bintu by'ibiciro urumva kamemo nimba umuntu avuze ngo nkuvanya tubwe nkujyanye nka USA ahubwo ndakujyanye nk'umuhanzi uraza wowe na manager wawe nitugera aranza gushakira team gucurangira ukavuga ngo hoya ngo tugomba kugenda turi 8 ntutekereze izo ntuze izo zifane biki byose hari amakroza bafite nk'utwo ngutwo abahanzi ntago navuga bagiye bapfa ibintu nk'ibyo kuvuga ati hoya ndazana na madamu n'umugirlfriend wanjye ndazana n'uyu of course ntago wagenda wenyine ariko nawe banza uri bihuze n'akazi nimba tumengo nujye kuririmba ukaza urikijwe n'abantu babiri manager wawe n'undi runaka sinzi so hari abanyarwanda benshi nimba ari no gucuranga live uzagenda bazagucuranga ntago bibangiye kuvana ngo njyanye na band ntago hari amanuza ari amashow menshi tujye dukora hano muri Canada bajya banga akazi ugikihera symphony ko nayo ni band igigenda yonyine sibyo arabana banga by the way ndakunda cyane nitwe tugomba gucreate ibintu bituma abahanzi tuvuga ngo abahanzi ngo nta income bafite income nitwe tugomba gucreating uburyo tubona income ziboneka ntago wicara ngo utegeze ko telefone isona ngo ngwino ukoresha ahantu runaka
creating icyo ikintu nyine kintu nk'umuhanzi wenda umuhanzi nkiziho nanatanga urugero rwiza ni Bruce Melody. Bruce Melody ni wa muntu ushobora gukora proposal akaapproachinga company runaka ati ndashaka kubamamariza, donc akaba ari we ufata iya mbere. Nyamibwira abantu ubona nka gutya nkumva nk'indirimbo ya RDB wenda y'ubukerarugendo nkumva irashaje maze imyaka ingahe ki ntagenda arangu nandika indirimbo nyuma propose ko nayikora ukanayibashyira kavuga ati mwumva ukuntu bimeze indirimbo nuko film batumvikana. You see, a simple example, so nitwe tugomba kureba ibintu twikwisha ngo twumve yuko ndicara nge muri studio ndirimbe n'ikindi ndirimbo hara kuri YouTube ngende ngimbe ngire gute industry hano turi bakeye ntabwo tungana na Nigeria, tugomba ro gukreate tukaba creative tugakreate ibintu nyine tukaguka tugashaka n'ukuntu n'irindi soko turicururizaho ntabwo twaguma muri tujye dutembere nyine tuzunguruke dure n'abandi dukora amakorabo n'abantu bo hanze. Sometimes ntabwo biba byoroshye ariko nyine kuvuga ngo ntinye gusaba korabo umuntu runaka waye musabye se akakwanga uzi ijambo hoya nge nta muntu nzapfuye kubera iryo jambo. Abahanzi bagorwa naryo banga umuntu hakana wambaye ukambwira ngo hoya it's okay hawima ngo umwima hari harya ega nta nitinya itarungurutse. So let's try tukatugerageze ikindi nanone cy'ingenzi wenda narangirizaho yego ibintu by'amashyamba biri muri industry my friend babyihorera man ibintu by'amashyamba biri muri industry ntibabireke bihagarare abantu bakorane man abantu bafatana akaboko bimeze nabi ishyamba rimeze nabi umva it's crazy ibi byose uri kubona hirya no hino man hari ikintu bita amashyamba umva nibakorane mu nyangire uyikorera iki kintu erega ni mwanga nivuze ko nkunda ni nyamwima ntabwo buze ko nyago aretse nka yafatanye tugire gute supporting abanza hagati abo bafatanye bagire gute munimba so indirimbo umva kuki kanaka yasora indirimbo abahanzi bose ugasanga nka 80% nta wundi muhanzi wagize wa sharing numwe album ariko it's stupid nibafatanye nyine. So urumva niho industry yacu zanazamuka nimba umuhanzi runaka wenda ajye muri studio n'ibiki byose nayohereze karirimba agasample mugenzi ati urabyumva gute ntaga kinakosoramo yamuhereza sahita yimwiba nibyo pe avuga ati ninyimwohereza ahita yinyiba karaba kambaye abandi ni gutyo bazamuka ahubwo ubu byaranoroshye mbere n'umuproducer yabaga afite user ye mbere kwa kundi basharingaga mu mashini niba ari Junior na Ricky afite user ye ndafite user ye ewa producer bakorani ma producer byo kagatanye kujyamo producer sama bo ubungubu baramukubita projet mixe collaboration irahari abahanzi mane ni bakorani nibyo iranye mvuga ni bakorani nabo wenda nabo ngabo icyo gihe babaga bakorana ariko habaga arimo akantu kuvuga ati yumve hit yanjye none niba byoroshye nk'ubungubu ari nk'umuhanzi tuvuge amabanze benshi nyinziranye nabo akora karirimbo kanyuza nko kuri WhatsApp ati urakumva gute atari ko nukuri kwimana hagiye undi muntu buraho hafi batayinyiba ati nukuri urambwiza ukuri ko nta wundi muntu yohereza so akabanza akamakinga sure ko yimwe batayimwiba no kuba atari kukugira icyo cyizere nuko yagitakarijwe naragitakarijwe ako ntabwo ari byo niba dafatanya nta nashaka kugira biragoye bizaguma hangaho industry yacu guma hangaho abahanzi bacu bagume kuri za moto kubera ko nta kantu bazinjiza niba dafatanya bazaguma muri hasi tu bro asante na buriya abwirwa benshi akumva beneyo uyikumva tuvuge ikinera tuvuge par exemple ndaje ngo propose contract runaka urambwiye wenda akamvuga umubare uraho ngaho mvuze 1M urumva none nabakuvuga 1M ugahita ucinyuma ukavuga utireka nge kureba kanaka wundi ntajya yajya kureba kanaka nta nubwo mvugisha ukavuga uti utiya gucanga ati 1M ugahita ujya muri 600 uhisha isoko nyine ugura birangije ngo kugira ngo umukuzemo ni kwa gufashanya navugaga hamagara wundi yagiye gupropose ati se byagenze gute propose yagenze gute na gute ni wowe muziteza imbere ati nyange yanshe 1M ati sawa nanjye ubwo nanjye no standard bugume ahantu biyesha value abamotari bo nyarumva ngo abantu bica ibiciro bica ibiciro bro so abumva abantu nyine ku buryo n'umuntu uzajya kuri umuhanzi ageze avuga ati standard ni iyi ngiyi uyu nguyu standard ye ni iyi haba ibyiciro nyine bigaragara birangaho niho bihesha value man
Emi asante pe, asante wakoze kubw'umwanya waduhaye ukavuga uti kanganira na JALAS, kanganira n'abanyarwanda ndetse unasobanura byinshi bitandukanye, hari ibyibazwaho ndetse n'ibyo watangamo nk'inama nk'umuntu uri mu kibuga. Ntekereza ko biba bifite icyo biri butange, hari resultat runaka bizatanga, ariko biba byiza nyine iyo zigaragaye vuba. So turagushimiye rero, wakoze kubana natwe, nawe utaha. Murakoze cyane.